nako uwo Okim n'umuntu bita Jihad sibyo baroze King Ira. Biramo ku kantu ntago tukumvishe neza musaza. Umuntu bita Okim n'umuntu bita Jihad baroze King Ira. Bro Gasu Biri recorded. Gasu kandi mbisubiyemo Jani Gasu Jani niba ukeneye ko ntakubahuka ntuze gutuma mvuga kuri kino kintu umvugiramo cyangwa se unsodekamo kandi kantu ndakwinginze. Jani funga mic yawe kuko nawe yakudetse uravuga. Jani mbabarira kabisa Uko gasuko Gasu noneho umuntu bita Okim yanabanje gutera uwo mwana ubwoba aramubwira ati ngiye kugukubita. Niyo mpamvu mwumvise bavuga ngo yakubise na Sky 2 mpita mbihuza nsaba guhita nzamuka hano. Urumva? Niyo mpamvu numvise bavuga ngo yakubise na Sky 2 uriherera urariza mpita mvuga ati ye Okim kamuhira uko niko abo bahungu bakora. Umwana nibwo nari nkimukura Igitarama uri kumva uwo mwana ngo ni King Ira nibwo nari nkimukura Igitarama iwabo abarambwiye ati mbabarira jewe nshaka gusubira iwacu. Ese byagenze bite? Bro abo bahungu bafite imikino bakora minini cyane itandukanye mwebwe niyo mutekereza. Iyi showbiz yacu mugani wa Tayikuni harimo ibintu birimo binini cyane. Iyago yarabivuze arigendera abo ba Tayikuni ngira ngo mwabibone harimo ibintu binini birenze. Kasuku wamaye nka segonda abiri. Yego Godfather umva marushima uretse gato nagusabye babarira wo yareka Gasuko arangize bro wimuvugira bakana nawe wakomeje wimuvugiramo naringiye kugendera kuri wimuvugiramo reka arangize birakomeye ngiye kukubwira waretse akarangiza kutabimbwiye ataravuga waretse akarangiza kubiza kuri boka byaro je uramuye ijambo bikamugoye akuvugisha wibuke ijambo nakubwiye ngo wibuke ko ari wowe batumaga komande iryo jambo Godfather Amaji yavuze ijambo muramwirengagiza ariko yavuze ngo Okimu niwe watumwaga komande turi buze no kwishyura. ariko ibyo ngibyo nibyo kurya byo muri restaurant bisanzwe urakoze undi se babimuhereye mubi ko ari kuri tinyine kuri restaurant. Yesu ariko Godfather nutazajya utunigana ijambo musaza. Jesus bro aba bahungu bafite imikino asansana hozi nubwo wanyine igituba oya no je ndacitswe mwana ndacitswe ndacitswe wihanga nicyo jambo riranyereye ntabwo ari uribuze ni ikintu kimurimo kirifuze ntabwo ndi bwongere ntabwo yongera gukoze ntabwo ndi bwongere kabisa ndacitswe. Emi urimo uragenda ugaruka ntabwo umukino dushaka gukomeza gukina ibyo bintu. Emi mubwire ibyo bintu. Haleluya acha uangalie mambo Godfather narakubwira ati ngewe namaze kugera kuri pano nkatangira kuvuga byange bikunde abantu baba bagomba guhita bagenda ba blessing. Ndashaka ate opionika ko warahungiye Bugande ibingibi wari ubizi cyangwa wari ukiri mu buhungiro. Opionika afite ikintu avuga kuri ibi bintu amaji buretse gato onika amabere yanyu uvuga uhubaguritse gerageza ukoresha ubwenge agituza kaso gerageza ukoresha ubwenge nakubwiye ko mukurusha ngaho ceceka mvuge
So je wari ugikomeje ariko narimo namuhereza briefing ngo nika n'umuhungu wanjye yakumvishe kuko Onika uriya n'umuhungu wanjye, ni umwe mu bahungu nangaga kera wenda, ariko nyuma nza gusanga nta kibazo cyacyo. mwandikemo ngo impuguke Opionica, mwandike munyandikemo ngo impuguke Opionica, muraba mukoze mwandikemo ngo impuguke Opionica isa nabi mu maso. urumva Godfather, ndakumva. bano bahungu bafite ibindi bintu bakina by'imikino bakina. Jay, niba naguciye mu ijambo, uwo mwana watamitswe arahari? Ntago ashobora kuza kubivuga, ni ibintu namubujije, naramwaniwe byihorere. None se kukinjya ukaba ubivuze buretse gato ni igihe cyari kigeze. Umva se urukumva ko igihe kigeze nta kuntu yaza ahangaha. Oya, umuhungu wanjye arimo aragenda yamamara byihorere, hari igihe kizagera akabiturika akabivuga, mwihorere. Umva se mubwire, ese ko njya i Nyarugenge Godfather, urikumva? Yego gasu, wari wumva hari n'akabari na kamwe nagiye kunyweramo? Oya, ujyo uzizana mu rugo hanyuma. Urakoze cyane. Buriya ibirori byose bibera hariya, mba mfite abahungu baba bagomba gucunga n'umusarani nicayeho, urikumva? Niba mbyumvishe neza, wa muntu wavuze ahangaha wasanze mu bwiherero yarari kurinda umusarani. aho ndakubujije nawe uratangiye urumva bawurinda. Ese ndumva ko icyo gihe yari hano hose nicaye. Nibyo nkubwira, ni ukuvuga ngo uzabaze Amaji, we twajyaga tujya no kumureba, urumva? Jay, ndakumva Emi. uri dadi wanjye ndakubaha. Uko no gucinya inkoro avuze kuri ikinyeshyari mu buzima. Ntabwo ntabwo yumvikana na Gasuku, ariko Gasuku na Janine na Okim kandi bose batumvikana uko ari batatu, bahamije ko uri umunyeshyari. Abo bose dore nguyu Jay dadi wanjye, abo bose bavuze bose. Ayinutse dadi ntabwo akiri umwambuzi. Oya Masisi boy my brother. Masisi boy my brother. Thank you very much my brother. Thank you very much. Masisi boy nzapfa kubwawe Masisi. Masisi boy nzapfa kubwawe my brother. Uko no gusabiriza. Oya, nzapfa kubwe. Urasabiriza. Nzapfa kubwe. Gaho ufite urusaku mu ntinga mike yawe. Araka benzi yarari kurya weretse banza yihana. Jay, yego. Nukuvuga ngo Emi akimara kumva buri wese umuntu urukuza ahangaha amuhahana, bavuga ko ari umunyeshyari kandi nawe ukabishimangira, ariko nakwibukije ko uhindutse papa we. Oya, nakwibukije ko izamba, nakwibukije ko mu buzima busanzwe ari umwana mwiza, icyo kintu kivuza ataranabivuga, ariko ongeraho ko ari umunyeshyari. Nabivuze ko urumva Emi mu buzima busanzwe ari umwana mwiza, ariko akaba umunyeshyari rikabisha. Ariko umuntu yaba kwise dadi ukongera ukamumwaza, buriya ni inzibyo. Godfather, reka mbabaze ikibazo mwese hano. Buretse gato mbanze mbabaze mwese. Emi. Buretse gato mbere kuvuga. Uko ntabwo cyangwa urakare. Emi, nari nahura nawe. Twajya na business gapfa, oya. Iyo ndi kukuti, buretse gato. Umusa, nukuvuga narazamutse avuga amagambo amwe. Indes. Janine avuga kuri umunyeshyari. Uretse gato wa mugabo wundi ninde yampuguke indi bayitane imwe yakoraga na jihad yandi vuya ntuza wari manager wawe. Okim avuga kuri umunyeshyari, Jay araza ashimangira kuri umunyeshyari. Okim mwarakoranye urukumva, Janine yakubereye nyoko buja wari umukana nzugi we mu diaspora kazumunya w'umunyamafaranga w'umuherwe, buretse Gasuku yakubereye so buja yaguhata bose. Oya sha ndakumva nyine dore ngo nazi. Oya torade bereke tuvuganye na Fax man tuvuge. Oya man, oya nimukafate ibigoryi byose ngo mubereze umwanya ngo nimurangiza ngo muze ngo bose ngo bumve ko bagomba kumfata ijambo gutyo. Janine akora iki? Janine twahuriye
Gadfa funga mic ya Faxman ibintu ntabwo umuntu bakabije wavuga ikintu hano nkacyumva umuntu wavuga ikintu nkacyumva ni umuntu witwa Jay kuko Jay byibura yabaye boss wanjye Janine akora iki Janine ni nda okay nukuva ureka tugende gatoya wamenyera Janine gatsindwa umva nkubwire rero nukuvuga nimubwire ngo Janine nakubwira impamvu uretse gato Janine yari inshuti yanyu yakadasohoka kumvikana umijambo nanjye bro Janine ntabwo yigeze aba inshuti yanyu ndakumanura urongera gufunga mic ndakumanura muri ibi bintu ushinzwe iki muri ibi bintu ufite uretse gato Emi we Faxman nagiye murangije baraza banyifatira kuganga uwo ngo Kim ntago ari umuntu uza wa jihad hako ibyo bintu bamuvuga okay reka dufate noneho ibyo Jay yavuze ko ibyo bintu bavuze byose nawe yaje abishimangira nk'umuntu wakoranye nawe kuri umunyeshyari none se mwana ako reka mbabaza Jay reka nkwibariza ikibazo bro icyambere cyo Kim sinamugirira ishyari atega moto ngenda mu modoka nigoreye mu mafaranga mana we banza wumve emagenda mu modoka afite na butiki nuka urwabya rworoshye afite na butiki uretse gato uravuze ngo aya masaha akajambo daddy gatumye uhinduye statement nagarugo guhindura oya nagarugo guhindura statement Kim atega moto ngenda mu modoka ndamugirira ishyari rihe uretse gato reba kala kantu mpeninze uruka reba Jay daddy handira daddy unagoyimbye izina rishyashya daddy okay daddy handira daddy kandeho daddy muretse umuhungu wanjye Masisi Boy yazaga kandi ntaribi daddy Masisi Boy Jay warahindutse ubu emaraje aragutirigise ngo daddy Jay uravuga ati muriya amawugize ukuri ibintu mwamugiye kumukorera aransiri banze mu mutwe ngoya nago twagusibanga daddy ariko ndumiwe kabisa mwandike ngo daddy ariko sindi buze kubura utuntu yes bro je urantangaje mwana ariko ndumiwe mwarakoranye nakuzi kabisa mwarakoranye nakuza za kanda mugani ako mugani mangozekera ariko daddy ibi nibyo navuga ngo inzaratsi zibaho nukuri kw'Imana ndumiwe izi ni inzaratsi Jesus ako mugani manchizemo ibiki we uyu mujene nakuze what the fuck ndino kwishima ngo imana nakozeho pe uraruzane n'ubushagarira yes tuzi yes bizugeze ku gihe eminute cyangwa okay Jay jambo ni byamanje kibyo bintu nuwarugeze ibintu bifite amarangamutima ibyo kukwita jya ugahindura status daddy nako ugahindura statement akubujije kabisa bawo manchize inzarati guys munkandeho ndebe kwenda inzarati zamvaho daddy reka nkuzaratsingure sha nubundi nta kibazo cyanjye nawe do guys mugende munkandakanda wewe ozi asante sana champion munka yewe data we Emi mubara kunsaba Emi Masisi Boy asante mubara kunsaba Emi uri umuhungu wanjye ariko kuri kuzarushaho gutsinda tureba daddy Emi uri umuhungu wanjye ariko kuri kuzarushaho gutsinda mubara kunsaba mubara kunsaba Emi ukuri kuzarushaho gutsinda reka ikiganiro nkuko nari maze kubivuga ejo dufitanye ikiganiro tuzaba dufite ikiganiro n'uyu mugabo nawe yasobanuriye abantu muzaze kuri X ntabwo tuzaduhora muri ibi bintu urukumva reka unyemerere twumve aba bantu nabo ntabwo tuza kugenda gutyo twumve umuntu bita kamarade ntacyo bitwaye twumve kamarade Faxman impuguke ikibyiga
wenda Faxman ashobora guhita avugiramo akantu nkagenda ncomekamo ye muranje mbere noneho urabona nka kamarade aya masaha ntabwo ari impuguke aracyari ingenge cyangwa ingetura. So kamarade ijambo ni iryawe nibutsa abantu kandi nawe uretse gato nabibutsa ko kamarade nyuma yuko yirukanwe akana kuza hawe yakoze YouTube channel ye uyu mugabo afite impano ndabasa mujye kuri YouTube channel murebe Faxman mugende mukore subscribe mushyigikira uyu musore ejo atazakora ibyo Exdra yakoreye Debera kiba telefone y'Iburundi akasibanganya n'ibimenyetso akabumwere nani Exdra bari gukora promotion kugira ngo utazibagirana nyuma yuko yakaboko karekare oya ntabwo ari akaboko karekare mujye mwongeraho umuntu bita Exdra yahindutse umwere bivuze ngo yakaba yaregeye iminsi yamaze mu nzu y'imbohe mageragere yayishyizwemo na Debera muharabika bivuze ngo yarifutse amaji wari sibyo bintu wakwihanganye gato. So Faxman ijambo ni iryawe abantu baje kuri YouTube channel bayirebe hanyuma ndasaba abantu hano ejo mwese muzajya kuri Twitter mukareba iyo bita One National Radio nibo tuzahostingamo uyu mugabo cyangwa uyu munyapolitiki wakasamutwe mu karere Moise Nyarugabo umugabo w'imfura cyane umugabo ushira amanga kabisa tuzahure ejo. Reka mfate umwanya dukomeze nakire ingenge ntabwo ndagushyira ntabwo twagwita tuba promotion yo kuba impuguke oya ndakwita ingenge ariko nubisobanura neza muri iki kibazo niba ugiye kugitwaramo neza ndahita nkugira inararibonye. Ijambo ni iryawe biragoye cyane ugendeye ku bwenge bwa Faxman. murakoze ko ijambo ejo uzambyimbanibya uze utangire kunsuzugura urebe ukuntu mba nkwatsa gushyira mu ruhame rw'abantu humura Gadfa kandi thank you so much dore se ko mujya mu bakamwarangiza bakaza bakabasenya akaza rero kagatera harya wowe uri igiki si uko bigenda Emi ntiwamuhaye akazi aya masaha ari kwibuka kuri dade nyuko nyuma yuko ageze mu mazi abira ariko ntiyaje hanga akavuga ngo ufite rimwe rinini ritabyibushye singaba nanjye we ndaje ngukoreje uza no uvuga ati vuga uvuye aho. Ijambo ni iryawe bwana Faxman abantu baje kuri YouTube channel bagenda bagufollowing abaguha amagift bayaguhe reka nawe tukureme kuko ufite umuntu uvuga ntabwo ufite ivata mu kanwa ejo uzava nk'umuntu ukomeye. Ijambo ni iryawe. Urakoze cyane Godfather kandi no kubwira abantu bakankanda ndetse bakanakora subscribe ni ikomeye. Ntekereza yuko mu bantu ufite hano abenshi bakoze subscribe iwanjye Imana ibaho umugisha. Rero nagira ngo mvuge kuri Emi mbere na mbere ntekereza ko umwe mu bantu banshyize kuri kamera akamana mikoro ibyo ndabimushimira kandi ndanabimwubahira. Ariko ntaramugeraho nagira ngo nsobanure ubundi ikintu cyatumye Emi nyawe adakorana na Jihad kuri The Dynamic ari naho havuye urwango rukomeye cyane sinzi niba babivuze njyewe naje nyuma. Jihad akiva kuri 3D yari umwe mu bantu bari guhitinga ariko nekereza ko uwitwa Fata ku mavuta na Jihad ni abantu bakoze 3D. Abanyarwanda bamenye 3D TV kubera Fata ku mavuta no kubera Jihad. Jihad yaragiye aba munini ku rwego igikundiro cye ahantu yageraga hose waramonaga yuko ari umusitari. Ariko umuntu witwa Emi nyawe akaba amuhostinga ari umuhostinga Emi nyawe atajya kuri kamera. Icyo gihe ndetse abantu basabaga Emi nyawe ngo ajye kuri kamera nyuma za kujya kuri kamera. Urwango rwa Jihad na Emi rwahereye hehe? Igihe Jihad ava kuri 3D TV yaje ansanga kuri The Dynamic kontra yakorewe mu Burundi. Icyo gihe Okim nari maze nk'amezi 2 ndi gukora kuri The Dynamic ndi umunyamakuru bakora deal yo kujya gusinyishiriza Jihad mu Burundi ariko ntabwo nguciye mu ijambo muke mureka gukora ikosa mwangiriza umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ntabwo wari umunyamakuru niyo mpamvu twabazaniye slang cyangwa izina ribakwiriye ryo kwitwa impuguke. Nari umu YouTuber ntacyo wari impuguke kandi impuguke bura ntabwo ari umusesenguzi. Impuguke ni abantu bigize impuguke. Kuba impuguke ni ijambo Gasukura aje kudushakira urankorera uturemangingo tw'impuguke. Iri ni ijambo ryo kugira ngo dusigasire umwuga w'itangazamakuru n'abantu bafite uburambe muri ibi bintu. Umuntu ntambyuke mu gitondo ngo aze yita umunyamakuru.
urakoze cyane wari impuguke kuri dynamic yego ndabyemera. Kuri ubu dusigaye dufite impuguke umuntu witwa Jackie Windaya Yaka ni impuguke, ntabwo Nzovu nkwemerera ni impuguke, ubwo impuguke zo ni nyinshi. oya rekeraho sigaho uri gukora ikosa rikomeye komeza Okay. kamara icyo gihe Jihad yasinye kontara abantu kuri 3D batabizi na Emi nyawe ubwe atabizi. yego Jihad yapfuye iki na Emi nyawe rero? Emi nyawe ubwo ayo ni amagambo ya Jihad akimara kujya kuri Dynamic, Emi nyawe yaravuze ngo ninjye wamukoze iryo jambo, ninjye wakoze Jihad, nzakora n'abandi. Ariko ubwo Okimu ajya kudiringa diri yo kuvana Jihad kuri 3D amuzana kuri Dynamic, bari bafite umugambi wo kuvana Emi nyawe na Jihad bose bakabaterurana bakabazana kuri The Dynamic. Baranashwanye Emi nyawe na Jihad, ahongo niho havuye urwango rwa mbere rukomeye. Ntuze Jihad akavuga ati njyewe wankoze gute ahubwo kandi njye wagukoze, ni njyewe wagukoze. Abantu bakunda ibiganiro baza bakurikiye njyewe Jihad, ntago baza bakurikiye Emi nyawe. Aho hantu niho Faxima, iyo uganira inkuru ntabwo ugenda uvuga ngo runaka yavuze gutya undi nawe amusubiza gutya, ubu ugiye kujya mu bintu bya totoroje birebire cyane. Ntugende usobanura. kandi nguhaye uretse gato ufite iminota 2 kugira ngo urangije inkuru yawe. Numwe n'igice sibyo. Icyo gihe rero umubano wa Jihad na Emi nyawe wagize gute? Warapfuye. Jihad baje kumushinyisha, baramusinyisha kuri Dynamic. Ndabyibuka yuko uyu muntu twa Jihad ni nawe wamwakiriye bari ahantu kuri hoteli bari kunywa amaji. Ndabyibuka bamwakira yakiriwe nk'umwami, nyuma bagiye bagenda bapfa utuntu nk'utwo ngutwo. Emi nyawe rero ikintu namushimira nuko yakize kuri kamera, ariko Emi nyawe ikintu bamvugagaho, Emi nyawe ni indyarya kandi n'umwana mubi. Mumbaze ngo kubera iki? Mu minsi ishize namuhaye ikiganiro, aza kundeba hano mu rugo, dukora ikiganiro cyiza kinaryoshye. Icyo gihe nakoraga kuri 3D TV. Wari waramaze gutandukana n'umugore? Ego nari natandukanye nawe kuko nawe bafashire mbere kuko uretse gato nyine Emi nawe yaramaze gutandukana n'umugore. Yego wari warasenye na Emi yarasenye. Yego. Okay, komeza inkuru. Urimo kumva Ndasuko we umuntu witwa Emi nyawe namuhaye ikiganiro cyiza kinaryoshye, ataragisohora nakoraga kuri 3D. Ahamagara umuntu witwa boss wacu witwa Mika, aramubwira ngo uzi ko ufite umukozi w'ikigoryi, uzi ibintu avuze mu kiganiro. Emi nyawe ariko abwira boss wanjye, kandi Emi namuhaye ikiganiro ku buntu, nta transport, nta mazi, nta kintu bimuhaye ku buntu. Nguzi ko ufite umukozi w'ikigori. Uzi ko ufite umukozi w'ikigori. Niko Emi nyawe yabwiye wari boss wanjye. No boss wanjye we ari honest, ari open, akubwiza ukuri. Araceceka, nk'ejo turahura yari bumpembi. Njya kumureba nga mpembe, arampemba, amaje kumimbaranga ariko se kamara. Ni gute uhereza umuntu ikiganiro ukwita ikigori iki? Kugikiganira Emi nyawe nta kintu bintwaye. Ariko icyo kintu Godfa, icyo kintu urabyibuka ko nakikubwiye? ko asopanya abakire n'abakozi. Urakoze cyane. Urimo kumva iminota n'ibiri boss barambwiye ati gumuntu ikiganiro nta kintu bintwaye. None nyine ikiganiro nari namuhaye cyari cyarebwe. Ni gute uhereza umuntu ikiganiro ukwita ikigoryi akanabimbwira? Ibyo ngibyo tubiveho. Rero impamvu njyewe nshikiye yuko hari ibintu bavuze, buri hari n'ibintu bibiranga kugira ngo umuntu ahinduke. Nababajwe n'ikiganiro umuntu witwa Emi nyawe yakoze agikora kuri Jihad agifungwa, kandi ari umuntu bakoranye, ari umuntu bararanye amajoro. Jihad yaramutigitiye, Jihad yarakoze amagurupe yo kumuhemba yabyaye akibana na Gapome. Umuntu witwa Emi nyawe akora ikiganiro cyishima hejuru kuri Jihad, ari umuntu bubakanye izina. Ejo bundi buri ngwe na buri kantu basinye kontara muri nuze kwa Norbert.
ndi kuri liste y'abanyamakuru bagomba guhamagarwa. Buri munyamakuru bari bamugeneye amafaranga, buri mu YouTube bari bamugeneye amafaranga, sorry, buri mu YouTube bari bamugeneye amafaranga, nanjye banshira kuri liste, ariko iyo liste bayihereze minyawe ndabimenya yuko ngiye batampamagaye kandi kuri liste, ndetse nivugana na boss arambye ariko se ko wari uri kuri liste, ngewe nabibuza uburyo cyo utari uri kuri liste. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, liste ni Emi niwe twayishinze, niba taguhamagaye nta kundi, reka twiyeranje, bari yeranje. Ndavuga no kino kintu, Emi nyawe sibyo, ni umwana mubi, ni umuntu waguteranya n'umuntu, ni umuntu ushaka kugaragara neza, ni umuntu uba wumva yavuga ikintu ku muntu. Okay, yakora ikiganira kubaga, ariko wewe wakora ikiganiro umubaga akabigira beef nini cyane. Rero nagira mbabwire ko Emi nyawe ibintu bari kumuvugaho hano, yego uriya mugore batandukanye. No. Wibeshye uvye nkumanure ahambirwe utabikora. Nawe watubikuragurika tugiye kugira ngo abantu. Anyway, my people. Turarangije banyarwanda. Opionika impuguke, Opionika zamuka. Pionika gira ikintu tubwira abo bose. Pionika. Nk'impuguke. Ijambo ni ryawe. Njye cyambere nta kuri ndumva muri ibi biganiro byose byabaye hano. Yego, yes. Ndabanza gusaba imbabazi Okimu na Emi ku bintu ngiye kuvuga. Turashize. Na kamarade mutemba ko twaturi kumwe, impamvu kamarade byose avuga ko Emi atabyisanzemo ibyo Emi yateguraga. Ubwo kamarade ariwe muntu wa mbere wasebeje Emi avuga ko yatandukanye n'umugore. Ubwo bya kamarade byo mbivuyeho. Uretse gato ndagusabye. Onika ariko nkaba ndakumanura we ndakumanura ndakanda bane inshuti ndakumanura gatsindwa ne yakuremye buretse reka kamarade baza mu challenge akantu ihangane buretse gato reka gashiremo nta kibazo wamaye amasegonda buretse gato ibi byana ni ibigome bro mureka mu challenge amasegonda wende cyafaka ndasatmanye kandi uri ikigori ubitsi bana yanjye Godfather mureka muteremo akantu mbabari nabaretse gato Opionika afungura mic yawe we kamarade urongera gufungura natuma ijambo kandi uzatuma nkwanga ugira gushya mu kanwa sometimes ugira respect mureka mutema akantu twumve tumenye mbere yuko akamuta murumva ko ibintu bihinduye isura no vuga ngo Opionika araje ibyo ntuza yavuze nani Emi byose nani ibyo kamarade avuze kuri Emi undaraje arabichallenge ndavuze ko we yamuharabitse uretse gato mbere ko dutangira uraho zani mwimuretse musapingi uraho neza yewe ndababaye hitawe urambabaje dore ejo bundi hita yaragiye arakugendera yagukubitwa n'inkuba yewe ugira ndiho andaza abantu gatanaza aranyishe nukuvuga ngo hita Opionika reka banze bamucange akantu ibintu gatanaza ko hita ntabwo hari ibintu reka fax mamutema akantu uretse gato manza subira muri ya jambo Opionika mbere yuko agutama akantu manza usubiremo banyarwanda kazi nkubwira ko umuntu yabuze kuba narangize tugiye kurangiza ikiganiro umuntu uza kuba ataragera ku makoini igihumbi ndahita mumanura ntamusezeye umuntu uri kuri pano hano utarajya ku makoini igihumbi tugiye kwinjira mu kuziruguta no gukora mu mifuka ya diaspora no kubaka imisoro y'iki kiganiro tuba dukoze bakishima bakibagirwa depression nk'iyo wa mugore witwa nde wa wundi wejo wagutumye gaso wa mukecuru wanumiye wagutumye ko abadiaspora inde batamu diaspora ndabamenyesha ko mugomba kureka ibyo bintu batamu ibintu yatubwiye ejo muraza hano mukaza ahanga nkabaruhura mu buryo mukora n'amasuku mu rugo ndagira ngo muniba mwashimishijwe n'ibintu turi gukora nimudukandeho nkanda kuri Godfather nabwiye ko nzabashimisha mudukandeho ndababwira ikintu kimwe twumvikane hano ndabamenyesha yuko Yesu soda ni wowe mukore nk'ibyo soda ari gukora umuntu utagera ku gihumbi
turarangiza conversation ya Pionika na Max na Faxman twinjira mu misoro n'amaturo. Uyu munsi turi kwa gatanu, mudukurire iyo henisi muze mudukandeho, tugiye kwinjira mu makoyini no gusabiriza. So Pionika afata ijambo mutapinge screen, uza kuba ataragera ku gihumbi arahita amanuka. Twagiye Pionika gatema ikintu cyambere bwo njenye kuvuga kuri ko yeruye kuko uretse gato Onika, uretse gato Faxman bazi abanza kandi munari amaze nagasubiremo Godfrey mbabara amasegonda reka manda asubire muri statement ubunuga ubone kugashiramo. Twagiye Pionika wari iyi account iri kumba gifite ya Jakira statement mbere yuko ubwo kamarada agashiramo nari mvuze ngo nje nta kuri mu byo Okimu na Emi nyawe bavuze ndumvamo, ndetse n'ibyo kamarada avuga ko Emi haraho atamutumiraga nuko Emi nako no kamarada ari watangaje bwa mbere ko Emi yatandukanye n'umugore like niwe wenyine washize ibya hanze amuharabika bwa mbere nuko nari mvuze ese ubwo kamarada nagakire ngo tutarinjira none ariko rero kugeraho ngaho murabizi Pionika wagira nagaruka ntabwo naguhaye ijambo kankumanure nkore ko nakena wa masewe niyo kibagira ko ijambo riko kijyaba kimeze gite uyu muntu amureke woya yongera kubitingura Mike uretse gato wari umaze kuvuga iyo nkuru kamarade ngaho fata ijambo ushiremo ako kantu mbere yuko akomeza. Onika ni umunyabwenge bwinshi ariko nanjye kuvuga ijambo ryari kumukomeretsa. We yari vuge nta kwisanzura ni hano ni muri ruhuru mutima. Kamara barimo baragutamo wowe nutavugira aho nari gusabija mu mabera nyoko. Oya nyine ndagira ngo mvuge kuri Pionika. Pioni umuntu wa mbere wa breakinze yuko Emi nyawe yatandukanye n'umugore n'umuntu witwa Jean Paul Nkundineza wamukoresheje ikiganiro. Kabiri, ndi umwe mu bantu bakoze inkuru ya Emi nyawe n'umugore icyumweru gishize. Niba mwumvishe bro. Kabiri, gatatu mbabarira. Emi nyawe Pionika buretse gatoya. Emi nyawe nandukana n'umugore yakoze ikiganiro avuga ngo kamarada atandukanye n'umugore yateye umwana mutoyinda. Emi nyawe nabihakana iyo video ndayikina muyumve abivuga. Ari kubesha Ceceka mvuge nawe baraguha umwanya sibyo. Emi nyawe yakoze ikiganiro kuri The Dynamic uravuga ngo kamarade impamvu umugore yamutaye hari umwana yateye inda. Niba mbese dore Emi nyawe ari ahangaha jewe wambwiraga ko bino bihamba ari ibigome bro ntangiye uretse nakoze ikiganiro kuri Emi n'umugore we haciyeho icyumweru Pionika ntubeshe abanyarwanda ndahangaha nubishaka iyo video ndayikina mwese mucuzanye nta muntu abeshyera bro. Twagiye Pionika ngaho ceceka Faxman urakoze cyane. Niba nkumvishe neza ngo yamukoze inkuru imwe ese Pioni murabizi ko mukora inkuru marabitsi Godfather ibyo ngibyo nabikozeho cyane zikozeho urabizi ngiraho nigenza imbabazi zisaba Kasuku zisaba Yago Muyango ndetse n'andi haryara na Emile nibyo byarabaye nzi ko nabikoze ariko ngira nsaba imbabazi byo narabikoze byo ndabizi. Hakorwaga inkuru mparabitsi nkuko uvuze ngo yakozeho Onika yasabye imbabazi. Okay urumva so rero njyewe ikintu icyambere kamarade ni inshuti yanjye ibizi byanjye byose. Emi nyawe ni inshuti yanjye ibizi byanjye byose. Okimu ni inshuti yanjye ibizi byanjye byose. Nawe umuntu wancumbikiye nyiva Uganda urukumva uvuye mu buhungiro akaba narakakubujije urumva mvuye gutembera Uretse gato Onika nanjye naribagirwa kano kantu reka mbanze mbwire Godfather kugira ngo yumve noneho ubugome bwanyu. Godfather bano bahungu bari baramize mu buryo bukomeye urumva baragenda bajya gukoresha ikiganiro abana b'imyaka 6 babiri abana b'imyaka 6 babiri bro babakobwa bababaza ngo umwana ngo warya ngo umuntu wagusambanyije ngo ni witwa Gasuka bro. Oya ni izina ry'Imana. Ibyo biremereye kurutwa ibyo ngibyo bifite uburemere
naragiye urumva wa mipango buretse njye gatoya naragiye mu utaragira rugo igikondo wa haracyari mipango buretse agasambu gatoya gato ahantu twacukura umusarani sibyo wa mipango njye mpita ncukura imva wa mipango ncukura imva Yiki. nagomba guhita Jay nitaba buretse gatoya buretse Oya. gatoya buretse gatoya buretse gatoya oya buretse gatoya se Jay buretse amaje buretse Jay nawe areka ibyo ngibyo uko kuri ibyo ngibyo urabizi wowe wabishyiraga kuri njyewe ibyo boro ndabikwereka nkwereka ko nta naho numurene ibyo ngibyo shano wavuga sinigeze nyikoraho njye sinkoresha abakobwa ibyo warabonye kandi n'uwabikoze urabizi nta nubwo arahanga nta nubwo akora show busy uwo muniga kandi uramuzi ujye kubibwira uwo muniga nawe usabe kazamuka kugira umubwire apana kubyeka ku bantu bakora show busy kandi ni ukuri kwa utanguze Amaji nakuyeho telefone nkuraho ikintu cyose urumva nari urugenge man mfata itike y'indege mfata itike y'indege bro urahunga none se man ibazo abana b'imyaka 6 ase nibyo kaso bro uzagenda ureba umva se kandi iyo yabihamye akavuga n'uwabikoze ikiganiro cyaciye urumva harya cyane bahita gukiyoni 5 guys mwana 5 guys ikiganiro cyaciye kuri 5 guys bro aba bahungu n'abagome by'indengakamere dukomeze aba bahungu baragiye banteranya n'umukobwa nkunda cyane bita Jackie baramubwira ngo genda uvuge ngo Gasuku yaragusambanyirije mu musarani oya bamutereka kuri kamera arabivuga bro iyo nkuru narayumvishe ngo ni inyuma ngo ahantu iyo ndi kumwe na Jackie tumeranye neza nta kibazo Jackie nazamuke turaseka uri kumva bro abahungu nta mikino bagira Jackie vayo hano niyo mpamvu bagendera kuri nge ndabazi reka babwire iki aho nabone bino bintu urimo kunyumva iki kigoryi baraye bafunze bita Discrema urimo kumva nubwo afite ubugoryi hafi ya ntabwo we ni ukuvuga ngo baramutse baramubwiye ngo asama dushyire igitiyo cy'amabyi mu kanwa yakwasama ni ikigoryi yakoreye umuntu discrimination urumva agera ko azana mu ivangura kandi numva buri ikintu bro ibintu wirirwa urwanya we Gasuku dufite ingegera byitwa ngo nibyo muri showbiz bagera bakabicomekamo urimo kunyumva ku buryo udashobora kubona ikintu nk'aya masaha ntonganye nka we kare umuntu wabikora nka Emi yakwibagirwa akabikora agahita avuga ngo kuko defata atari umunyarwanda ngo ni gute zibiri kubyumva nareba ukuntu njyewe nta nundusha kuvuga kabishwe n'umwuzuguru wa Rwamadwa Cyamatare kuko nabimye idatize yanjye bagakoresha icyo kintu cya discrimination cyo kuvangura uturere ibyo bintu urumva bigeze iyi njiji ejo bundi bamanuye mageragere urumva bagiye gutingana cyangwa biko naratanga kabuno yakoreye umuntu discrimination ejo bundi yivangura akarere ndavuga nti ndakwanze mpaka urumva kunyumva noneho mabere nyina arangije kubikora bro akabikora gutyo akajya mu maguru y'umugore we ufitanye isano n'umuntu ari gukora discrimination amuvangurira ivangura akarere. That's why I see this motherfuckers bafite evil heart, bafite umutima mubi barakakubitwa n'ibintu. So komeza, niyo mpamvu ngiye ndababwiye ngo iyo uri kibi ndakuruka kakubwira nti nzagusi ngiye bona ndasenga Imana ikanyumva. Disike mana namusenge ndavuga nti isi zakubone. Disike rama uragahera amageragere kuko ufite roho mbi. Ibingiye ndabivuga nta mutima mubi ariko nanga umuntu wese ugira roho mbi wumva yafata umutima wundi akawuhungeta urakagwaye. ariko buri uzi ko nashwanye n'umuntu bita Jihad kubera uwo Jackie. Reka dukomeze rero dukomeze ikiganiro. Ngewe nta miyaga amashirira bakamanze vanamo iyi foto nayamamaje ejo tuzahurire kuri Twitter mwese tuzahurire kuri Space. Ikiganiro kizaba kireba ariko niba mufite ubwenge nkawe Opionika sinakwifuza muri ikiganiro tuzakora ejo ntabwo bikunda. Hari nk'abantu nakeneye muri iki kiganiro nka Jackie sinakuza muzaza muri iki kiganiro. Iki ni ikiganiro niba uri Fransa kundusha nibande. Okay uzaba uhari nk'impuguke uzabe uhari ugenda ubwira abantu bose gukurikira ariko n'abatazakibona mwese ndabashaka abantu 1400 muri aha ngaha ndabashaka kuri pano bita
One National Radio. Iyi ngiyi ni online radio YouTube channel y'aba diaspora cyangwa diaspora ikorera mu mahanga. Mwese mugende mukore subscribe, iki kiganiro bazaca uploadingaho muzagenda mu gikurikire mu cyumve. Ngaho reka dukomeze. Ni ikiganiro kizima mukamenya ahantu isigeze, mukamenya what is going on. Turi kumwe ni ikiganiro kizamoderatingwa n'umuzungu muri kumubona aho ngaho urukumva. Hanyuma umutumirwa muramubona ni Honorable Azaria, muramubona Honorable Moise Nyarugabo n'umuntu muzi kandi muzi neza. Bionika hano arasaba amashuri. Sharing link nyamuneka tujye mu bikorwa. Muzabure muzazeje mwumve ngo dufate kuvuga igifaransa mwo kapfa mwe dora hano mwigenje muvuga ngo dufata ndinkandagira bitabo gasoka zanga amashuri. Educated muzazano break tukunda kwereka giye ko ntigiye Mongolia bro. Ndashaka kwereka ka je suis congolais quand je parle français très bien. Tu comprends? Amaji. Amaji. Buriya nuko wenda ntajya nkunda kuvuga ibintu ariko uzi ko buriya nashwanye n'umuntu bita Jihadi kubera iyo ngo ni Jack. Turaza kubigarukaho. Abantu mwese ndabasaba ejo bizakorwa uko tuzabe duhari. Reka manze mvane iyi foto nyivane mahanga ejo muyifate muyihereza imiryango yanyu. Niba ufite umuntu wanyu wakandagiye mu ishuri ejo tuzabe turi kumwe nabaze yumva amateka y'akarere bro. Uyu nguyu muri kimbongorere kugira ngo ejo muzabe muhari. Umva ejo uyu mugabo niwe muntu wa hafi niwe mujyana ma hafi wa Kabila perezida wa Repubulika y'Igihugu muri Kongo. Muri kumva ntimukambone ni muri showbiz cyangwa ni muri ibintu ngiye buriya ntabwo nize muri Nusome my friend, ntabwo nize muri Vuzete, nize muri Nusome ntandukanye nabaje bize Mongolia muri Vuzete. Urimo kunyumva? Reka dukomeze. Amajide Buraka ntukambugiremo. Amajide Buraka ntukambugiremo. So reka tugende rero ejo tuzabe duhari iyi platform abantu 1400 muzabe muhari ejo. Reka twagiye reka twinjire no muri riti kurya nyuma. Pionika nk'impuguke dore uko ndi kubitegereza twagiye ijambo ni ryawe. Kubitubangura kugira utamanura mu kanya urumva kiravuga ni iki ngo nuko nge nta kuri nigeze uri kuvugira kuri maberajyo uri kuvugira kuri ntabwo uri kunyumva gutya uri kunyumva gutya freshes gutya okay icyo navugaga nuvuga ngo hari igihe ubwo kamere nge menagure mu nk'ibiri bihagije. Emi Nyawe yakoranaga na Okim kuri 3D TV. Emi Nyawe ariwe munyamakuru navuga wa mbere mu Rwanda uzi gutugita gashaka batumirwa. Okim nawe ari mu cameraman mwiza mu Rwanda mu bantu bakora kuri YouTube ari mu cameraman bazema. Jihad na Okim baje kujya kuri Dynamic, bamaze kujyayo hari byinshi byavuzwe. Ubwo ndagenda mvuga ukuri bo batavuze ariko nzi neza cyangwa se bo bambwiye kandi bo bambwiye ukuri. Bavuga ko mu nama ya 3D TV yari yateranye ngo Emi Nyawe yavuze ko atakorana na Okim, hanyuma akaza kurebwa hagati ya Okim na Emi Nyawe ufite akamaro 3D TV. Bagasanga Emi Nyawe ufite akamaro 3D TV, Okim akaza kwirukanwa, Emi Nyawe agasigara. Okim ajya kuri Dynamic yarasanze umuhungu witwa Nepo. Ubwo ndabyibuka Nepo yarakoze hanyuma na Okim igihe kiragera baza kurokirita Jihad ajyayo. Jihad ariyo Emi Nyawe wabonye ko akenewe cyane. Ndibuka aza kurokitwa twa turaboro bita Toha ku gisozi hejuru ateganye n'urusengero rwa Adventiste. Hanyuma Emi Nyawe icyo gihe yahawe kontra iremereye cyane kuruta abo bose. Umva na Jihad yarahawe iyo imodoka ni ikintu gishobora kuba isa ku isa cyakora ariko amafaranga ni ikintu bika kandi ukagikora ikintu gikomeye. Emi Nyawe yasinye kontra nini ku buryo mvuga ko cyari no mu YouTube basinye kontra nini mu navuga ziremereye. Ayisinya rero amakuru mfite ari kuri Dynamic acaga sa cyagera iki kintu mu cyumve ndakivuze ariko Emu mbabarire naho Kimahuru mbabarire na Jihad umbabarire. Sindi buvugwa amaya makuru ariko amakuru avuga ko ngo witwa Jihad yasabye Emi kugira ngo Emi bakorane. Jihad asabye Emi ngo Emi arabyanga. Emi abyanze. Uburetse gato. Ibi bintu banyarwandakazi ibi bintu nabivuze Emi ari hano bwa mbere. Emi nakubwiye ngo iki? Subiza inyuma Opionika subiza inyuma. Ndimo ndakubwira ngo
Yego icyo gihe Emi niwe mu YouTube kugeza ubu ngubu warukiriswa amafaranga menshi. Ndabizi. Miliyoni Ajya zirindwi. kuri Dynamic ahasanze Okim na Jihad ndetse n'abandi bakoraga icyo gihe. Amakuru ntari buvuge uwayampaye muri abo ngabo cyangwa se mu wundi muntu uri ku ruhande. Avuga ko ngo Jihad yasabye Emi akima Jihad. Amusaba iki gusa kumva aramusabye cyangwa usabye biryo. Nyine ariko se vuga amazina. Nje nabivuze amazina abanyarwandakazi mu ntego amatwi mwumve. Jay ntabwo nikavuga man vuga amazina yabyo. Bavuga ko ngo Jihad yasabye Emi ko baryama. Nabivuze. Ibingibi reka nkubwire reka. Emi ngo arabyanga. Emi yabyanze ngo bamukatira uko. Ubwo nge navuze ko ndavuga cyo bita ibyo batavuze. Ibyo birarangira. Noneho ubwo mvuze gushwana kwa Emi na Jihad. Bapfuye? Ibyo ngibyo Jihad yamusabye. Nkuko nyine babivuze simbihagazeho nibyo numvise bavuga. No. Ibi ngibi buretse gato wowe uvuze gutyo ngiyewe navuze amakuru atandukanye na yawe. Amakuru yangezweho ngo nuko Emi ntabwo yamwiminye yaramuhaye. No kuvuga ngo namakuru ntahagazeho. Jihad yasambanye na Emi. Manza wumve amakuru avuga ko urumva aya na opinion ko yazanye ariko amakuru avuga bari kumagarirana. Amakuru avuga ko impamvu Emi atigeze ashumika Jihad ahari na depression gira ukuntu je depression bivuga ko Emi yatewe na Jihad. Ira depression Jihad nani Emi yavuze ko yatewe na Jihad. Nabajije Emi nambwira Emi depression uvuga wayitewe nuko yanze ko mukorana gusa. Niki cyayimuteye? Amakuru avuga ko depression Emi yatewe na Jihad. Urimo kunyumva? Akaba yarabitsa ko gahinda kigiye kirekire ariko yaratinye kuvuga. Turi kumwe? Bivugwa ko byavuzwe ko kugeza igihe nanze kubivuga kugeza igihe Emi yiyiziye nkabimubaza. Nukuvuga ngo ariyo mpamvu umuntu yahamagara arambwira ati Godfather uri gufata Emi urukumva mukamunenga ariko Emi arababaye kandi afite ukuri ko kuvuga ko afite depression. Uretse gato ndangize arambwira ati ntabwo Emi yagombaga gutinyuka kuvuga Jihad ari hanze. So Emi arafunguye. Uretse gato ati Emi nabajije Emi hano bihakana bitera utwatsi ntabwo nje bihamya. Umuntu arambwira ati Emi impamvu avuze Jihad agiye muri gereza Emi yari yikoreye umutwaro ntabwo yagombaga gutinyuka kuvuga Jihad. Niyo mpamvu Jihad ariko mu connecting dot ariko ibaze kwa umukozi mugenzi wawe ashobora kuvuga wewe rudi nyumbani mada subira mu rugo uyu munsi ndakorana na uretse gato uyu munsi wowe taha mu rugo ikiganiro gikorana na Okim nabonye undi muntu nzakorana ikiganiro gisha. Ibyo ngibyo uyu musore akagenda akabicuca akabigira ngo zwi akamusanga kuri 3D mugende muje mu isibo aho bakorana ibiganiro murebe ukuntu Jihad yakasaga Emi nk'umubyeyi uri kubwira umwana. Murabyibuka ariko se mwanje mu connecting dote ako gahinda kose maragendera kabika nawe yabivuze hano ahantu bakoraga hose akajya mutwara nk'akana urukumva. Emi ntabwo yari afite uruvugiro ariko atari uko Jihad amurusha ijambo urimo kunyumva ariko ari uko adashobora kufunga. Ntabwo wavuga umugabo ntajya avuga imbere y'umugabo. Nabajije Emi amakuru avugwa nibyo watewe depression na Jihad ku buryo utagombaga gutinyuka kuvuga iyo depression. Uzi excuse Emi yampaye ngo ntabwo ngo nari mfite aho kuvugira ngo nagomba gukora YouTube channel yanjye. Deretse gato nkwereke Emi ahubwo na depression watewe na Jihad nuko yagutinganye cyangwa yagutikuye. Emi gerageza uvuge mutingura Emi bohoka Emi nabi. Emi yongeye ndimo ndabumva. Emi we pionika wowe uzanye statement yo kuvuga ko yamusabye wasanze n'abajije Emi niba yaramuhaye kuko amakuru avuga ko depression Emi avuga yatewe na Jihad aruko yamuriye wa nyuma
hanyuma noneho yakabura uruvugiro kuko yamutinyaga kuko niba yaramutikuye of course Jihad ari kuvuga ati ntabwo ari kubishyira byari kubasaga kandi uyu nguyu atari iki atari gahunda. So amakuru avuga ko impamvu uyu nguyu yavuze Jihad ageze hariya nuko yavugaga ati ndabohotse ntabwo ahari ngo ambage cyangwa agira ibyo ashyira hanze avuge ko twaryamanye reka cyangwa ibyo ngibyo bishyira hanze n'ibyo ngibyo reka mvuge kuko ntabwo yenda kunsubiza mu gahinda kanjye. Depression ivugwa ko yatewe Emmy niyo kumutoresha ibikoroto. Emmy nta depression y'indobo ibaho. gato Emmy Ngene ndabumva Jihad mwarakoranye dukorana iki yahakanye yabihakanye nyine Jihad mwaratinganye oya mwibeshyera umuntu kuko adahari ntabwo ibyo bintu byabaye serious. Jihad mwarasomanye buretse mbabwire buretse gato mwishyiramo mwebwe ibyo mushaka ko mbabwira ngo nibyo cyangwa sibyo. Mwigeze mujyana ahantu ha babiri mu cyumba Jay buretse gato ya please abantu baba ndi kukubaza no buretse please banza winyumvisha we ibyo ushaka ko nkubwira. No ndi kukubaza nta kintu mbazamo reka ngiye nsobanura ibyanjye. Subiza ndugu nta kintu n'iki na kimwe Jihad yigize ansaba kandi serious. I told you wamuhaye ku bushake nawe wabikumbuye. Oya mumureke kabisa mumureke wapi nyine wamuhaye ku bushake nawe kuvuga we ntabwo turi kuvuga we turi kuri wowe we muzana muri nyine wamuhaye nawe wabikumbuye nta nubwo yanabigusabye. Oya sha wapi ibyo bintu nta byabaye bro ngende umugabo uko uvuga nk'umucu ngo yasha urumva umuntu w'umugabo uvuga ngo yasha. Jihad naramuhaye na Kasuku naramuhaye. Emmy ibyo bintu warabikoze ngaho nyuru Emmy. Okay so Pion ka ijambo ni ryawe. Emmy ibyo bintu warabikoze ndakumvise. Navugaga ibyo ngibyo nyine numvise ntabwo Pion ka turi kumwumva. Emmy ukumva oya ongera ijwi ntabwo turi kukumva. Urakoze cyane urakoze cyane ndana tujema akagezi ko hasi ko hanze noneho turi kukumva. Okay icyo ngicyo nicyo numvise ko Emmy yapfuye na Jihad hanyuma icyo Emmy yapfuye na Okimu hari ikiganiro nakoranye na Emmy nyawe Emmy akimara nawe yaramusabye. oya nje mvuga ibyo numvise ntago nyambeshyera umuntu urukumva. Hari ikiganiro nakoranye na Emmy nyawe Onika Okimu wabiki Okimu ni umugabo n'umusore mugenzi wanjye uko ari umusore mugenzi wawe. nagira ngo nawe ni top cyangwa bottom. Okimu aremewe ni kimwe nawe akaba kimwe nanjye akaba kimwe n'abandi twese turi hano. Na Emmy ni kimwe nawe. Okay Emmy turi kimwe nawe ntarive ingo yego nose ko wari umubeshye ngo iki sabwo waje ufungura amatwi ku buryo umuntu ari kuvuga wari umubeshye ngo baramusabye ra andese kuvugisha ukuri usabwe wese aratanga ngaho da nyamara musabye ngo mpereza umutima ngusabye ngo mpereza umutima sushobora kuma cyangwa kawunyima nyamara mwara developed. Kasuku nawe ujye ugabanya ibyo biboro bitari nuza by'amayite kutamenya ibyari byo kubinota. Thank you so much. Okay Pionika, thank you so much ne. Thank you so much. Usigaye umunota umwe, fata umunota umwe concluding. Urumva? Ikintu kivuga cyo icyo ngicyo cyo ntabwo ndi bukinjiremo uraza kumbabarira nawe urukumva. Inkuru yindi ya Emmy icyo Emmy yapfuye na Okimu ariko urimo uravugira Okimu nk'umuntu mwadaranaga nakumvise kuko uva Uganda nahise nkora analize uva Uganda uva mu buhungiro Uganda wahise ujya kwa Okimu aho mwararanaga nyine nk'abahungu babiri. Ko narayi wawe wabikoze se ngiye warayi wanjye ryari wawe ryari myutinga mikoro mvuge warayi wanjye ryari myutinga mikoro mwana mvuge bibitsozo byo ndi kuvuga oya nakumvise urumva Emmy ko baramusambanyije wenda bishobora kuba byarabayeho
ibyo ntabyo ariko byabaye nawe uretse bimuharabika reka gato mvuge bimuharabika reka mvuge ibyo mvuga nawe bimuharabika reka wabanye mvuge ibyo mvuga nawe wabanye na Okim okay wiharabika Emi reka mvuge ibyo mvuga nsoze Baza kugura kamari sha wamyutinze Emi myutinga mbibone Jay myutinga Emi vuga ibyaho nika buretse gato Emi vuga ibyaho nika na Okim banza myutinga bro Emi araje bivuga Emi araje myutinga yego myutinga banza myutinga urumva uvuye mu buhungiro mu Bugande myutinga urakoze cyane ndabona bidakunda hano ibintu bihinduye isura Pionika usiganya amasegonda 30 kwe naguhaye hanyuma nkajya mu zindi gahunda wakoze cyane uwo mureba bamwita Nina in the house Nina God bless you thank you so much my sister Godfa reka Pionika avuge kuko nabandi mwabahaye umwanya mu mureke we usiganya amasegonda 30 mutinga mike oya ni mu mureke avuge amasegonda 30 subwa ruzuye je ntayavugiye fata umunota emifunga mike yawe ahura wongeje urumva icyo Emi yapfuye na Okim uko ndabyumvise na amakuru avugiye kuri kontwari yo kuri Git Hotel muri kabiri nuko bapfuye rero mu Burundi numvise babyitse ariko ntibabyinjiramo cyane zinahura n'ibyo Okim yagiye avuga kuri Gapome ikintu cyo bapfuye byo nakubwiye ko nagusabye imbazo ko ntanabyinjiramo kuko Emi yabaye umugabo ntago akiri Emi w'umusore byo ntago mbyinjiramo anatakibana n'umugore uri kubaga man oya none se amaji buretse Emi wa mbere ntago ari Emi ubu ngubu wakoze ubukwe burya wubaha umugabo kuko umugabo afite umugore kandi yubatse bro urakoze ya urakoze cyane yasoje Banyarwandakazi nkuko muri kubibona Jay twamaze guhindura ako Jay ufite ikihe kibazo bakumanure twagiye uretse gato ninde muntu utaruza amanota 1000 uretse gato twagiye Keza afite amanota arenze 1000 reka dutangire ngiye gutangira n'abantu afite amanota 1000 twagiye Emi ntabwo nkumanura Pionika I'm sorry ubwo nyine kijongeye nikigende ntabwo ufite amanota 1000 bro ariko urazamuka game na ubwo mukino warangiye mutapinge screen ninde ufite amanota menshi hano kuri ipano n'umuntu bita Jay ja muri big screen ni yawe who is next Keza ashyiramo request Keza sinamubonye hano guys mutangire mu nkande urato guys namuzamuye Godfa guys mutangire mu nkande ugibere twihuta mfata umuntu wawe cyangwa amanuke ubundi bafitiye inkuru guys mutangire mu nkande ariko kumanuka mimanuke kwa Pionika Godfa asante sana soda asante sana masheri nari hano sibyo engineer GC umuntu wese wavuze ndamushimiye urumva ariko ikiriho cyo nuko ari kamara umuntu wese waje hano akavuga ibyo noza yavuze ntabwo nabyumvise Jay buretse gato please ndakubaha na Kwise Daddy ariko ubu uyu munsi nkuko Pionika yabivuze sibyo please ndakubaha nimba rero nkubaha byibura amasegonda nk'abiri unyubaye kabisa reka gusabe ikintu kimwe abantu benshi hano baje bakuvugaho ibintu byinshi urumva iyo nkuru bivuze ngo nta bantu Emi ufite naje gusanga umuntu wese ufite mic yawe wowe avuga ibyo ashatse bivuze ngo nta bantu benshi ugifite so ikintu gusaba ni kimwe rero Emi urumva wamaze kuba umukire warubatse ufite inzu yawe wasenye urugo uzana undi mugore gerageza gukora ibishoboka Jay please mu mategeko bavuga yuko umuntu asenya urugo ruzwi n'igihugu n'amategeko uyu munsi narasezeranye mu mategeko mfite umugore kandi nkunda kandi nuba please asanze okay sawa uyu munsi ngewe nge nawe uri umusore ndi umugabo ndakuba kubera ko nkuruta uyu munsi ariko ndakuba kubera ko nduta mu myaka rero please banza unyumve icyo ngiye kukubwira abantu bose baciye hano banza unyumve uretse gato ikintu ugomba gukora hano abantu bose muri komanteri babonye ko ari we muntu watsinzwe gerageza usaba abantu imbabazi Shaule
Okay. My brother. Ndabona byakunaniye kunyumva. Emi, nabaze kwinjira amakoini my people. Emi nagende gutwa. Ndi mu makoini byarangiye tuzafata niba ushaka part 2 uzambwira zane part 2 wambwiye kugere ba Sky 2 tuzazana Sky 2 twagiye mu makoini. Emi nagende Emi urugendo rw'isi. Muretse gato. Emi tuzazana part 2 wibuke ko harimo n'amarozi tutavuzeho ibintu by'abarozi ntabwo buranabyirengagije. Tuzabigaruka bira bintu byo kuroga byura mwana wagasuka umwarozi tuzabigaruka mwana ako ubu muzajya mufata Jay ibintu byose aje kubabwira mu byemere hano koko kandi none ntabwo yemera siko oya Jay ndamwubaha mu myaka oya Jay reka mubwire okay ongera umamagare daddy ongera umwite daddy urabyakanye oya umuhamba gukinye fundi guruka kuziba kanwa yagukinye fundi guruka ibibazo byose hari igihe samutemo mu bihereza platform kandi byose bitayikwiye kandi siko ko bose baba bavuga ukuri okay twagiye everybody Emi funga mic yawe twagiye Emi muri kagenda danze kukumanura kuko tujinuza twagiye everybody umuntu utagira 2000 norangiye kumumanura twagiye ayu ready mufungure bakibwira abantu banyu Imagine mushire big screen everybody mukande ku bantu banyu cyara yoboye Amaji the Black Amaji uyoboye cyakugukubita nkubi twagiye Amaji uyoboye ariko se ko ari hejuru mu bayiki abantu mufungure kamera cye twagiye mufungure kamera zanyu uretse na Miracle mu kazi twagiye nanjye ari byo ndimo mufungure kamera Amaji the Black twagiye umuhungu wanjye kandi kumuntu wawe umuhungu bita Dani yantwaye izina ngo Dani wa mipango sha umva save hari hashtag ebyiri save Murenge and save Franco Manigan ego Kenzo twagiye kabano yo kabano Karame uyu wa Mukenzo wa Canada ni Kenzo wacu niwe batwumvikane je niba mudashaka ko moderating ikiganiro mu mbwire tubive muri cyo Rwanda bari mu meeting dutangire so twumvikane muvugisha abantu banyu niba mushaka kujya mu bindi biganiro mu mbwire mvuge nige mu mikino yanyu oya nibyo turimo kandi so twagiye rero twumvikane nibyo turimo turi gusuhuza Kenzo umva rero kubwira Amaji Black funga mic yawe kandi mufungure kamera ndabasabye everybody open your camera twagiye Amaji the Black fungura kamera Bijou muze kuri kamera twagiye ibintu birakomeye kabana reka kumvugiramo the fuck mufunge mic zawe ngo dusuhuza abantu bacu fungura kamera bro twubahane ibintu biri seriye twubahane please funga mic yawe moderating ndanze please open your camera my people Jay mureke hano hagiye kubitangaza Jay ngiye kuwereza moderating ikiganiro ejo wambwiye ko ugiye guchallenge ngatambuka intare 5 kagureza amadolari 500 ngo unyereke ko you can do it warundi ngo nabyibagiwe kuraho Emi uretse gato ndashaka kugira ngo imbere y'abandi 200 uretse gato imbere y'abandi 200 ngwereke ni ushaka izo ntare kuraho Emi uzanda yanjye bita Jack ishyiramo request twagiye kuraho Emi imara vaho reka nose ko ngiye gushyanga iminota agiye kuvanwa n'amategeko ntabwo ari buze kuva gutya agiye kuvanwaho n'itegeko twagiye munzanira umuntu wese fuck uyu nguyu yagiye mu gishanga na mumanuyera Miracle twagiye Emi utajya mwese mwigiye kumugomba kwiyaranje mukagira ku manota umumanuye ndi kumu blessing nose bari mu gishanga adashobora gufungura kamera kanya afungura kamera we Brown fungura kamera nani uretse kuvuga gato Kenzo yaje igiye kwifungura Godfather ntabwo ngiye kuyifungura mufungura kamera zanyu je mbabura fungura kamera mani Amaji the Black don't care about your boys ya kumanura udafungura kamera nge ni minota mike nge ni minota mike na Miracle shiraho ntuza yawe shiraho ya foto twagiye twumvikane uyu muntu atamurangira ngiye gushiramo utarafungura kamera uhite wimanura ntara kumanura my people are you ready aho gutekereza muko na bindi keza mukanye bine gute twumvikane uyu muntu atanurangira je mutarafungura kamera ndafunga paroko na kindi Bijou we have 1 minute no ngewe ndimo ndoga man ndimo ndoga bro twagiye ureka
nge ndimo ndonga Jay va muri ubwo bunebwe bro tugiye hano show urabizi ko mama uyu bamwitane Amagide Black avamo Amagide Black uyu mukino nurangira mutarafungura kamera uburetse gato fita abantu ni amajurimo ndogo fita abantu 40 fita abantu no nashiro kamera nashiro kamera ntabwo kiri muri bigisiko ndafite kamera Jay twagiye kamanze vale mikoti ibintu birakomeye Jay ibi bintu kumvikane kuraho uzani ndaya Jack ndakubwiye Jack ishiramo request ibintu bintu isura Jack ishiramo request twagiye hano mutagiye kugera ku manota afatika twagiye listen to me intare eshanu wavugaga share your people everybody agakana ni keza pe listen T-1 minute muramanutse mufungure kamera zanyu biju muramanuka Kanyana where you are Kanyana T-50 seconds ntabwo nshobora kumanuka bro Emi biju Aramego musharingira ndi T-40 seconds utapiga skin mushanja vi amasegonda 40 amasegonda 40 thank you very much amajimu kumalizana heavy Jay you are not safe reka wanze bangande ndiko gama Kabano uramanutse T-20 seconds Kabano you are going down Emi you are not safe Emi uragiye 10 9 Emi 8 Emi 7 Emi 6 Emi 5 Emi 4 3 2 1 0 Kumvikane be ready Jay ngino kuri kamera kumvikane hano ndimo ndaje ninde muntu witeguye gufungura kamera ninde muntu uri gufungura kamera hari muri komera zani ndayange Jack Jack ntabwo ahari Nazara arahari ninde muntu witeguye gufungura kamera arahari nabonye ninde muntu witeguye tell me I'm ready twagiye ntabyo kumbira ngo urabona ngo ngwe Jay urimo kunyicira umukino hanyuma keza tondeka pano ko amanota akurikirana tondeka pano uko amanota akurikirana musharinge live umurezi hanyuma keza tondeka pano ko amanota akurikirana tondeka pano uko amanota akurikirana musharinge live umurezi manuka fax muting ufite mayiko ntabyo mayiko nta manuke wizi hatishiramo mic shiramo request Wizi shiramo request musharinge live share this live my people Amagide Black mutinga mic yawe funga mic yawe T-1 minute funga mic yawe gasuku ntabwo uri kuza ndakugira nte ndimo ndaza umunota umwe T-50 Irira miracle you are not safe Ekra nyanse ngobonye kamera godishu kamera yangira hari godishu oya ntabwo manu ntabwo kamera yanjye ngiyo Kabano ya Amagide Black funga mic ya Kabano twagiye Kabano ntabwo uri safe Kabano you are not safe Keza barakumanura Kebera Keza barakumanura Keza ariko none ibintu bibo biramanuka ngaho biti Keza ntabwo kiri kunyumva ntabwo ari kunyumva yiberanye n'umuzungu aho uyu umugore ku mugore Keza kime second tizo gatoya bakoranaga ibyo abantu buretse gato Keza fuck Keza amasi Keza we Keza hagira undi muhamagara yumene ari kunyumva fuck Keza nawe ndi kubumva manuka ngaruke niba utari kunyumva se kubera igenda komeza kuvuza induru wowe gushyira kugira ngo urajya ngo bamfungire pano twagiye
mumuzamure waragira ngo bamfungire pano zamuka shaka ukuntu twumva ongera umugarure zamura mubwire ko biriya birahuri bareta bamvanaho Thank you. biriya birahuri baramvanaho tondeka pano biju keza ibirahuri byawe baramfungira pano please Tumutelefone. mutelefone mubwire ngo baramfungira pano biriya birahuri ari gushyiramo. Okay. Are you ready? Ibintu birakomeye. Ramirakire ntabwo uri safe number. Kabano ntabwo uri safe. Jay Squeezer ntabwo uri safe bro. Uretse gato. Uziko nige muri ufite bikeya. Ntabwo uri safe utondeka pano. Bro watondetse pano. Brown utegereje gutondeka pano. Muitondeke abantu ni benshi. Guys mutapiga sindi batatu maro. We fax bari fungura mic yawe. Fungura kamera yawe. Ufunge mic yawe. Nubundi ugiye kumanuka. Ariko urasa nawe urakatsindwa n'Imana. Hanagura kamera. Akufite uburanga bukeya pe. Mutapinge screen. Wizi. Twagiye. Ramirakire you are not safe. Muzamurire Wizi. Muzamure Wizi. Niba atarimo zamura Nesa. Zamura niyo amaze gushira. Kamarade ndongera kubwira gufungura kamera uri mu bishanga ntabwo imanye yongera kuubona. My vero yo. Ntabwo nongera kubikubwira kabiri. Sinongera kubikubwira kabiri twagiye keza ntiwongere gushiramo umuntu ushiramo emoji zirira mu mubloke. Umuntu ushiramo emoji mu mubloke zirira. Moderator be ready. Keza ntongera gushiramo ikirahuri. Bareta batumanuka. Ubwiye yabyumvisa nago yongera. Okay. Everybody. Kamarade uramanutse. Hey! Bantu banje mu Rwanda ho simanuke. Thank you so much. Hallelujah. Thank you. Nina, thank you baby Nina. Let's go. Oh my beautiful people, please save me. Ha! Let's go. Jay, you are not safe. Save Franco. Agira umuntu magalaxy imwe yonyine sibamana. Kabano you are not safe. Kamarade ramutse Thank you. Kamarade ramutse twasigara duharabikanye. Save me my beautiful people please. Mana. Gasu barashaka kumanura abantu mumbabare mu nse. Kamarade agiye twasigara. Jesus, thank you my brother. Thank you my brother. Jesus. Kamarade. Oya mimi no kabiche ya Godfa. Mimi no teta. Keza manuka ntabwo wamvanira pano nkwihanganiye nakubuje gushiramo ibirahuri. Bampaye warning. Ni TikTok imumanuye ntabwo ari ngewe. Reka manuke nongere nzamuke. Okay, nta kibazo. Keza soka muri pano ongera ugaruke. Baguhaye warning ntabwo nshango bamvanira pano. Please. Ninde muntu witeguye kwisanga muri rihangana? Jay. Uratsinda uyu mukino ntabwo utsinda. Amajide Black urawutsinda ntabwo utsinda. Hano ntabwo bikeneye gusina. Wiyamini yakuzanga ukafatana ikibuga. Amaji aratumara. Abantu banje bari hano. Wowe umuntu uri hano hasi. Nyene y'umuntu hano hasi wiyaminiya ushobora kuza gahita managinga kino kibuga. Idaze mara. Biraza kuvunana. Ninde muntu bantu banje muri hano mutansebye imbere y'aba bantu. Kasuku ndakwemera. Godfather ndakwemera abantu banje. Amaji ariko wanze kunsubiza wowe. Bahungu banje. Kabano para muri byo biganiro byawe mujye mufocus ku mukino mureke kumva ibyo bikugusubiza gusa cyangwa byihore. Godfather. Mani mufite kuntu mujye so much kwagiye keza nagaruke areke ikintu ngiye gukorera Amaji ndamuka ngiye muri uwo mwanya ndakuririmba indirimbo nshaka zose. Okay. Nta kibazo. Nintangira gukina indirimbo uretse gato ntangira gukina umunota mwese mu myutinga mic zanyu. Yego ngomba ingwe wanje uri hehe ngo nsave My people, are you ready? Muriteguye. We was born ready. Nubwo jya ugiye kumara.
twumvikane. Be ready. Ladies and gentlemen, Hey! you ready? Ntimugire ubwoba, ibintu bisanzwe. Sinshaka kugira ngo mwikangemo. Ndashaka kureba umuntu ufite igikundiro kurusha abandi. Mureke ibintu